wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, duhuriye ku mucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibane nawe. Nanone tugize umugisha yuko twongeye guhurira kuri uyu murongo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuje gucumbura mu byanditswe byera. Kandi ntabwo nje njyenyine, ngarukanye na mwene data Bernard, tumaranye iminsi. Bernard, ndagusuhuje nanone. Mwiriwe neza Eric. Yego, nguhaye ikaze ku mucyo w'isabato. Murakoze cyane. Kandi ndagushima cyane yuko wakomeje kubana natwe mu byigisho bitandukanye, ukaba ugarutse kutuganirira. Imana iguhe umugisha. Reka nguhe umwanya rero usuze bene data, hanyuma twinjire mu kiganiro. Ndabashuje bavandimwe mukunda ijambo ry'Imana, mwebwe mwemeye kuba ku mucyo w'isabato, mukurikira ibi byigisho bahatambutsa. Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi nongeye kubifuriza ikaze n'ubundi mu kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe Eric, ariko kigaruka ku nsanganyamatsiko zo muri Bibiliya. Mbifurije ikaze. Amen. Imana iduhane umugisha. Amen. Urakoze cyane. Reka nibutse mwene data turi kumwe ku mucyo w'isabato, kwa tuhaganirira ukuri ku ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwihariko, ukuri kw'iki gihe, ukuri kwirengagijwe, kwa kuri Satani yamennyeho ibishingwe, ukuri k'umucyo werekeranye n'isabato. Twahire mu itangiriro rya mwene muntu, icyaha kitarabaho, tangira igice cya mbere rwose dusuzuma ngo turebe ibyerekeranye n'isabato. Turazamuka tubona uko Adamu na Eva babayeho, abakurambere bacu nka Aburahamu, Isaka, Yakobo. Turazamuka tujya mu gihe cya Mose, tubona noneho Imana ikura ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Bageze mu butayu bw'Isinayi, Imana ibaha amategeko. Aho naho dukomeza kureba iby'isabato, turarenga tugera bambutse Kanani, bayigezemo mu bihe by'abacamanza, ibihe bya Dawidi nk'umwami wayoboye ubwo bwami, ibihe by'abahanuzi. Ubu rero turi mu bihe byiza, ibihe by'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ababanye natwe barabizi, ari umuvandimwe Olivier wabanje, ndetse na mwene data Bernard turi kumwe ubu, ndetse na Hope, bari kutuganiriza kuri ino ngingo yerekeranye n'isabato mu gihe cya Yesu Kristo. Mu buryo bw'umwihariko Bernard kutuganiriza ku byerekeranye n'isabato mu mibereho ya Kristo. Tumaze iminsi atuganiriza, ndi kubwira bene data mbibutsa aho twari tugeze, atuganiza ku byerekeranye n'amategeko y'Imana, imico y'Imana nk'uko yaje gushikira muri Kristo Yesu. Yatweze ko umugambi wa Kristo atari ugucungura umunyabyaha gusa, ahubwo harimo no kugaragaza imico y'Imana. Kandi ubushize twabonye ko ari ya mategeko n'ubundi twarayasuzumye ngo turebe koko niba yaravuyeho, ahubwo tubona Yesu Kristo aje kuyigisha mu buryo bushya, mu buryo bw'umwihariko. Twari twasezeranye rero nawe ko uzatuyobora noneho ku ngingo y'isabato nyirizina muri ya mategeko menshi agaragaza imico y'Imana. Uyu munsi ukatuganiza ku isabato byuzuye mu mibereho ya Yesu Kristo. Ngira ngo nicyo ugiye kutuganiriza uyu munsi. Yego Eric, ndifuza yuko turaza kurebera hamwe imibereho ya Kristo n'isabato, bihereye by'umwihariko mu gihe yari akiri mutoya, akiri umwana, n'igihe yari yujuje imyaka 30 atangiye umurimo. Yego. Mu mibereho ye, umurimo yakoze akorera hano ku isi, uko yitwaye n'isabato. Yego. Kandi nibidushobokera tuzanarebera hamwe n'imibereho ye ya nyuma. Yego. Ndetse n'ingingo y'isabato. Reka rero wenda nk'uko mu Eric dusanzwe tubigenza, tubanze dusenge. Yego, nicyo nangiye gusaba. Murakoze cyane. Reka dusenge, dusabe ubufasha bukomotse ku Mana, bane natwe. Turagushimiye cyane nanone mutanga bugingo, nyiricyubahiro waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko.
izina ryawe rishimwe. amen. niwe wongeye kuduteranya, reka ubwenge bwacu bubure ahubwo haboneke ubwenge bwawe, amen. kandi reka kwibwira kwacu kubidahuje n'ubushake bwawe bizimire, ahubwo ubushake bwawe ari bwo buganza. ubane natwe muri iki kiganiro kandi ufashe n'abagikurikiye ndetse n'abantu bazagikurikira, ijambo ryawe mwami rizakore ku mitima yabo, amen. twe nabo turusheho kwitegura ubwami bwawe. turagushimiye cyane ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. amen. murakoze. waruvuze uti tugiye gusuzuma uhereye mu buto bwe turebe ndetse no mu gihe cy'umurimo we nyirizina uko yitwaye ku isabato. reka nguhe umwanya. ese Yesu Kristo ageze mu isi, ya mategeko wadusobanuye ko yasobanuye ntugasambane, twarebye ntukice, ese ku byerekeye isabato ho ni iki tubona mu mibereho ya Kristo? Urakoze cyane Eric, nk'uko yenda twagiye tubikomozaho, wenda ntitwimbike cyane ku byerekeranye n'imibereho ya Kristo, ariko iyo aba bantu bajyaga kwiga imibereho ya Kristo bagatinda no ku mibereho y'ababyeyi be. Yego. Kuko iyi ni insanganyamatsiko ikomeye cyane kandi ikunzwe kwirengagizwa n'ababyeyi benshi ku byerekeranye n'uburere bagomba guhereza abana, kugira ngo cya kintu umubwiriza yavuze mu migani cy'uko umwana akwiriye kumenyerezwa inzira, kandi iyo nzira akazarinda asaza atarayivamo. Mariya yari mu ntoki. Kuki abantu badatinda kuri Mariya? Kuko impamvu tuvuze Mariya wenda ntituvuge Yosefu, ni uko akenshi cyane mu byerekeranye no kuremwa kw'imico y'umwana, akenshi bishingira ku mubyeyi w'umudamu. Niwe babana igihe kirekire, amezi 9 ari mu nda ya nyina. Icyo ni igihe kirekire burya umubyeyi w'umumama amarana n'umwana. Abantu kenshi ntibakunze kubyitaho ngo batekereze ku buzima bw'umwana uri mu nda, ariko uyu nawe n'umwana we yamaze kubaho. Igihe amara namwonsa, avuga imyaka 1000, imyaka 3, burya icyo ni igihe iminsi 1000. Icyo ni igihe umubyeyi mu by'ukuri amarana n'umwana, kandi icyo gihe nicyo gihe cyo kuremwa kw'imico, nicyo gihe cyo gukura k'ubwonko. Ubwonko bw'umwana bubasha gukura kugeza ku myaka 5. Burya akenshi umwana ibintu byinshi by'ibanze ndetse n'ibyerekeranye no gukura k'ubwonko bwe buba bwamaze gukura. Bivuze ngo ibyerekeranye n'imirerwe y'umwana muri icyo gihe cyose uhereye umwana agisamwa, ni ibintu byo kwitabwaho kugira ngo uyu muntu azaba umuntu w'ingirakamaro mu gihe kizaza, cyangwa se azaba umuntu udashobotse mu muryango mugari w'abantu. Iyo ntabwo matinda cyane kuko turi gushaka kwirebera kuri Kristo, tutagiye kureba kuri Mariya. Ariko reka tubanze turebe n'aya magambo muri Luka igice cya mbere. Luka, abadukurikiye ndagira ngo bafate Bibiliya zabo duhurire muri Luka igice cya mbere. Marayika Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Yego. Mariya yari ari mu wuhe mwanya? Tubona amagambo avuga ngo mu kwezi kwa 6, ubwo ni ku murongo wa 26. Murongo wa 26. Yego. Hari mu kwezi kwa kangahe? Kwa 6. Ntabwo wenda hari mu kwezi kwa 2, tuvuge ngo mu kwa 2 wenda tuvuge ngo Mariya yabyaye mu kwa 12. Se ibyo nabyo urabizi ko bijya bibaho. Hari impaka zo kuvuka kwa Yesu, ariko wenda ntabwo ari byo tujemo. Twabonye iby'imihango. Tuba tunibukije abantu yuko Gaburiyeli yagendereye Mariya ari mu kwezi kwa 6. Mu kwezi kwa 6 nibwo Marayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti. Yego. Ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Iyi ni indamutso ikomeye cyane. Ntekereza ko abakobwa yabwirwa muri kino gihe ni bake cyane.
yego. iramutse ibasanze mu mwanya nk'uwo Mariya yari arimo. Umukobwa iyo yitegura kurongorwa yarasabwe, abenshi baba banarara badasinziriye, ibitekerezo bitari hamwe. Byagorana ko ibitekerezo byabo byaba biri ku Mana nk'uko ibya Mariya byari biri ku Mana. Ariko indamukanyo Gaburiyeli yasuhuje Mariya byerekana Mariya uwo yari we mu mibereho y'iby'iyobokamana. Yego. Ikindi gikomeye cyane kandi kibishimangira, aramubwira ati ku murongo wa 29, ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Yego. Ntabwo yatewe ubwoba no kubonekerwa kwa marayika. Umuntu w'iki gihe ahari marayika namubonye mbanza akitura yavuga ati uyu ni umudayimoni, ni umuzimu. Ariko aba bantu babaga baziranye n'ibiremwa byo mu ijuru ku buryo agendererwa na marayika akamenya ko ari inde, ari marayika. Maze Mariya atekereza cyane ku by'iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko ihiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite nde? Uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe yande, izamuha intebe bwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu y'Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Ko n'ubundi buhamya budasanzwe bwa Mariya. Ntabwo mbizi niba ab'iki gihe bashobora guhamya gutya. Ariko marayika aramubwira ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. 38. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko ugenje ute? Uko uvuze. Bimbere uko uvuze. Ntabwo Mariya yavuze ati ashwima sinabishobora. Kandi nk'igihamya cy'uko Mariya uku kwari ugusaba kwe bigaragara by'umwihariko ku murongo wa 46. Yego. Igihe yari amaze kubonana na Elizabeth. 46. Mariya aravuga ati umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazanyita uhiriwe. Ubukene bw'umuja wayo ninde? Ni Mariya. Ubukene yari afite ni ubuhe? Ni ubwo kubyara Yesu. Yarabyifuzaga. Yifuzaga ko Kristo yavukira muri we. Yari yarize ubuhanuzi, ko hazavuka Mesiya, kuko hazavuka Mesiya, kandi yumvamo icyifuzo cyo kubyara uwo mucunguzi cyane rwose. Amen. Rero ndagira ngo tubanza twumve iby'ibanze yego byaranze imibereho ya Kristo heri yakiri mu nda ya nyina. Ntabwo wenda twatindaho kubera ko wenda ibyo kuvugaho byaba ari byinshi cyane. Ariko tubona ageze ku myaka 8, urakomeza muri icyo gice cya 2. Yego. Uburyo bagiye i Yerusalemu kumutura Imana. Ku myaka 8, iminsi 8. Ku minsi 8. Yego. Yarakiri umwana. Ajya guturwa iki? Uwiteka. Ajya guturwa Uwiteka. Bari ababyeyi baramya. Hari ababyeyi baramya. Si ibyo gusa, wenda aho yenda ni mu buto bwa Kristo. Ariko ubuhamya bwe yatangaga nko ku murongo wenda tuvuge wa mirongo, reka tuvuge uhereye ku murongo wa 41, amaze kugeza ku myaka 12, aturwa Imana. Umwana w'imfura wese muri Isirayeli yagomba guturwa Imana. Kubera iki umwana w'imfura? Ibi byari byaravuye ku byabaye mu gihugu cya Egiputa. Yego. Igihe
Isirayeli n'ubundi yagereranywa n'umwana w'imfura w'Imana, uwo Satani yari yaheje mu bubata Imana ikamucungura, kandi ikamucungura habayeho ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane byo gupfusha imfura zo mu Egiputa. Umwana w'imfura rero icyo gihe Uwiteka yaramwikubitiye ngo ajye amuturwa Imana, akora inshingano zerekeranye n'ubutambyi. Rero uyu mwana nawe ku myaka 12 bagiye kumutura Imana. Yisigarira he? Yerusalemu. Yisigariye Yerusalemu. Hehe, si mu mujyi atembeye? Mu rusengero. Nkunda igisubizo yashubije bamubajije, arabasubiza ati 49 ku murongo wa 49 arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwande? Mu rugo rwa data. Mu rugo rwa data. Ntabwo basobanukiwe wenda iryo jambo, ariko ijambo yari ababwiye ryari ijambo rikomeye, kuko uyu yari yareguriwe iki? Yari yareguriwe Imana. Ariko kandi yari umwana w'iki? Yari umwana w'Imana. Reka twihute tujye mu gice cya 4. Ariko nkundira aya magambo asoza atwereka uko Yesu yakomeje gukura. 51-52 ndumva nayo ntabwo ari maremare, intangano yasome. Yego rwose, amanukana nabo, ajya i Nazareti, agahora bumvira. Amina. Ibyo byose nyina abibika mu mutima we. Yego. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Iyo niyo mibereho ya Kristo mu buto bwe. Iyo niyo mibereho yo kuramya, yo kuva mu rusengero, kandi muri byose yashimwaga n'Imana ndetse n'abamubonaga bose. Reka twinyarukire tujye mu gice cya 4. Yego. Kristo atangira umurimo. Atubwira uburyo Yesu amaze kubatizwa na Yohana umubatiza, integuza ya Kristo. Umwuka w'Imana amujyana hehe? Mu butayu. Amujyana mu butayu kugeragezwa. Yagombaga kugeragezwa, kandi nibyo koko ijambo ry'Imana rirabihamya yuko Imana itugerageza. Yego. Ndetse nayo mu gice cya 23 Yobu yigeze abihamya, vuga ati Imana nimara kungerageza, Imana izi nzira zanjye nimara kungerageza, nzavamo meze nk'izahabu nziza. Amen. Imana rero iragerageza, igerageza imitima yacu. Yesu nawe yagombaga kugeragezwa nk'uko Adamu wa mbere nawe yageragejwe, kugira ngo namara kumvira ahabwe ibyari byarasezeranijwe. Yego. Kandi ntabwo tubona Yesu yijyana mu butayu nk'uko n'ubundi abantu badakwiriye kujya kwijyana aho kugeragerezwa. Bakwiriye kureka niba ari ubushake bw'Imana bwakunze kubaho. Icyo gihe ibyanditswe bigira bitubwira yuko Imana yasezeranye n'uburinzi. Avuye rero mu butayu bw'ibigeragezo. Yego. Ku murongo wa 14 Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Amen. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Yigishirizaga mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Yego rwose. Ku murongo wa 16 ajya i Nazareti iyo yarerewe. Yego. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi. Iryo jambo ntabwo nshaka kurisoma, abantu niba bafite Bibiliya baryisomye. Nk'uko yamenyereye. Nk'uko yamenyereye. Akamenyero ubundi baravuga ngo akamenyero kabyara ingeso. Ingeso zikarema imico. Yego. Ntabwo ikintu ushobora kugitunga mu mibereho yawe nk'umuco bitaraturutse mu kamenyero. Kandi burya ntabwo ushobora kumenyera umunsi. Oya. Ntagira ngo abadukurikiye babyumve neza. Ikintu iyo cyiswe akamenyero biravuze ngo ni imibereho ya buri munsi. Ya buri munsi igarukirana. Rero Kristo mu itangira ry'umurimo we, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nk'uko yamenyereye ku munsi w'isabato yinjiye hehe?
mu rusengero. yinjiye mu isinagogi arangije ntabwo yahinjiye mu isinagogi wenda agiye kurepeta, dore ko benshi wenda hari umunsi wo ku isabato, hari igihe mu yandi madini bawufashe nk'umunsi wo kurepeta yego nako wo kwiga indirimbo. abaririmbyi Nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome. Uyu wabaga ari umwanya wagenewe ibyanditswe. Ntekereza ko natwe tujya tugira gahunda ya saa tanu, andi bati ni gahunda yo kuramya, ariko aba ari umwanya w'umwihariko abantu bagomba kumvamo ijambo ry'Imana, Imana yatumye umuntu wayo. Yego rwose. Kandi burya umuntu uhagaze muri uriya mwanya aba ahagaze nk'intumwa yatumwe n'iki? N'Imana. Uriya mwanya aba ari umwanya udasanzwe. Ntabwo nzi wenda mu yandi madini uko biba bimeze, ariko mpamya yuko amadini menshi uwo mwanya burya arawugira. Umwanya wo kumva ijambo ry'Imana uhoraho mu madini, kuko ni nacyo kiba cyajyanye abantu. Yesu rero nk'uko yamenyereye kandi nk'uko iyi gahunda yari isanzwe igenda, uwo wari umwanya wagenwe, kandi Imana yashimye yuko iki gihe kigera umwana wayo kugira ngo asohoze ibyari byaravuzwe mu buhanuzi. Niwe wabwirije ikibwirizwa cyo kuri iyo sabato. Niwe wabwirije ikibwiriza cyo kuri iyo sabato. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, yego, arakibumbura. Bamuhereje iki? Igitabo. Bamuhereje igitabo. Bibiliya. Bamuhereje Bibiliya. Yego. Ngagenza ate? Asome. Reka tuyite umuzingo. Imizingo y'abahanuzi. Nuko abumbira umuzingo w'abahanuzi Yesaya. Arangije arasoma. Arasoma ati ku murongo wa 18, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Icyo nicyo cyari ikibwiriza. None se abantu ku munsi w'isabato bari bakwiriye kubohora cyane rwose. Kandi yagiye abikora. Abavandimwe tuzakomeza kubirebana n'umuvandimwe Hope, uko ibitangaza Kristo yakoze ku munsi w'isabato byari byo gukora no murimo wo kubohora ibisenzegeri, wo gutangariza impumyi ko zihumutse, n'andi magambo nk'aya ngaya yo gusoza buno buhanuzi bwo muri Yesaya 61. Urakoze cyane. Nibyo Yesu mu mibereho ye turabona ku munsi w'isabato yubahiriza iri tegeko. Ajya hehe? Ajya mu rusengero. Ariko si uyu munsi wa none bite n'abantu, bite n'amatorero menshi yitirira ya gikristo, yiyitirira ba Kristo, bikaba ariko ariryo jambo nkoresha. Ku munsi w'isabato biba bimeze bite? Harawanze Nose icyitegererezo isabato ya gikristo. Yenda wakwibaza ngo icyitegererezo ubundi mu by'ukuri bagikura ikibazo. Urugero si ubwo ubundi rukurikizwa rwo n'urwanda. Icyo Kristo yigeze abaza ati ariko se ko mu rusengero ubusa? Abo twaganiriye ku mihango Olivier yaduhaye iryo somo, basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ntabwo ari zo mu byanditswe. Kuko urabona nkurogoye gato, Yesu asomye umuzingo wa Yesaya. Abazakurikira yasomye mu gice cya 61 uhereye ku murongo wa mbere. Ariko 58 mirongo ibiri heruka, Yesaya 58 umurongo wa 13 n'uwa 14 aratubwira ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Ntabwo ibyo ushakiye ku munsi wanjye wera, umunsi w'Uwiteka ukawita w'icyubahiro, ukawita umunsi w'umunezero, yewe uzishimira mu gihugu. Uwiteka azaguha kurambagira mu mpinga z'imisozi y'igihugu cy'ubwiza. Kandi bagasaba ngo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, ni ibyanditswe byera. None na Yesu arasoma ibyo byanditswe byera. Ariko nk'uko wibajije uti abakristo b'uyu munsi ibyanditswe byera byo ntabwo babyitayeho, kuko ibyo bishingikijeho ntabwo biri mu byanditswe byera. Sinzi rero
ubanza ari bo babisubiza ku bibazo uti mbese ni iki bashingiyeho, imyizerere yabo, uwo bafashe w'icyitegererezo ninde. Ni ikibazo gikomeye cyo kwibaza. Mu by'ukuri nk'uko twatangiye tubibona, turi kurebera hamwe imibereho ya Kristo n'isabato. Yego. Reka nongere nsabe duhuriye muri Luka igice cya 6. Luka igice cya 6, ubutumwa bw'isi uko bwanditswe n'umuganga Luka. Yego. Igice cya 6. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Yego. Yesu ni umwami w'isabato. Amen. Niko umutwe uvuga. Niko umutwe uvuga. Yego. Ku munsi w'isabato. Ku munsi w'iki? W'isabato. W'isabato. Iri ni ijambo rigarukirana inshuro nyinshi muri Bibiliya mu byanditswe. Ibyo abantu benshi biyitirira. Yego. Ariko ntabwo mbizi iyo bigeze kuri iyi ngingo genda uko abantu babifata. Ku munsi w'isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwe baca amahundo, bayavunga mu ntoki zabo barayahekenya. Nuko abafarisayo bamwe barabaza bati, ni iki gitumye mukora ibizira ku isabato? Niko abafarisayo babaje. Yego. Yenda ikimwara kirebye hamwe n'umuvandimwe Olivier twibaza ku nyine byerekeranye n'imigenzo n'imihango y'abayuda, uburyo abafarisayo basobanura isabato, uko abafarisayo basobanuraga isabato. Ariko se Yesu yarababwiye ati, isabato dore mwarayishe, nimujye mujya gusenga ku cyumweru? Oya. Reka twumve icyo yabasubije. Yesu arabasubiza ati, ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzaga we n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akenda imitsima yo kumurikwa akayirya, akayiha n'abo bari kumwe, amategeko atemeye ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine? Kandi arababwira ati, umwana w'umuntu ni umwami w'iki? W'isabato. Ni umwami w'isabato. Amen. Niwe mwami w'ibyari byaremwe byose. Ariko hari amagambo uhereyeho Yesu yabanje kubabaza, ntimwari mwasoma? Mwari mwasoma. Ingingo yo gusoma birumvikana no gusoma ibyanditswe byera, ya mizingo y'abahanuzi twavugaga. Ese abantu ku mugani nabo nibibaze, ni Yesu baza ntimwari mwasoma? Ese iyo abantu basomye babona iki? Kuko icyo ni ikibazo abantu bakwiye kwibaza. Abafarisayo bagize ibyago bagendera ku mihango. Yesu ariko baza ati, se ntimurasoma mu byanditswe ko ibyo bintu by'imihango yanyu binyuranije n'ibyanditswe byera? None imigenzo abantu nabo bagenderaho ntibarasoma? Genda nagira ngo ako kantu nako tukanote kuko Kristo yashishikariza abantu gusoma. Yego. Dawidi uyu nguyu yarabahaye icyitegererezo. Igihe kimwe ubwo yari aguye arashonje, agahingukira ku buturo bwera, yasanze imitsima yari ihari ari iyo kumurika. Yego. Kandi mu mategeko y'iki? Y'imihango yanditswe na Mose. Yagendaga cyangwa se yagengaga imirimo y'abatambyi ikwiriye kuba yitwaye mu buturo bwera. Yavugaga yuko abatambyi aribo bikwiriye kurya kuri iyo mitsima. Iyo mitsima ni iy'abatambyi gusa. Yari iy'abatambyi. Ariko Dawidi igihe yari ageze aho ngaho arayifata arayirya, ndetse ayihaho n'abo bari kumwe. Kandi Dawidi rwose nta nubwo ari wo mu muryango wa Lewi. Oya. Bafitanye isano n'abatambyi. Oya. Ni wo mu muryango wa Yuda. Ariko wenda hari sinzi igihe hari igihe bizadukundira tukabirebaho. Ibyerekeranye n'ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Yego. Mu Baheburayo. Iyo yaba iyindi ngingo, reka tugarukire aho ngaho. Ariko Dawidi iyi mitsima yarayiriye ntibyamubera iki? Ntabwo byamubereye icyaha.
kandi Yesu ababwira amagambo akomeye cyane ati umwana w'umuntu ni umwami w'isabato, azi ibikwiriye n'ibidakwiriye. Kandi si ikibazo cy'uko abayuda cyangwa se intumwa za Kristo, si ikibazo cy'uko zari zaciye mu murima, kuko guca mu murima byari bisanzwe bikora. Abantu bagaca hehe? Bagaca mu murima. Harimo akayira, birumvikana, kambukiranya iyo mirima ihinzemo amasaka. Ikibazo cyari gishingiye ku mugenzo w'Abayuda, kandi iri tegeko ry'umugenzo w'Abayuda koko Kristo yari n'intumwa ze bari baryiye. Ariko sinzi niba iri somo ryasuma, ariko babivuze ko kwari gusoroma, abigishwa baca amahundo, nuko barababaza bati ni iki gitumye mukora ibizira ku isabato? Ese wasanga yenda barabazwaga kuko bibye. Ikibazo cyo kwiba, kuko aya mahundo ntabwo tuzi niba ntabwo ari ay'abigishwa ba Yesu, kuko ntabwo bo bahingaga. Yego, byaba ari ikibazo cy'uko bibye aya mahundo, bakabazwa impamvu bari kwiba noneho no ku isabato. Urakoze cyane Eric kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri ntabwo ikibazo cyari uko abigishwa baciye mu masaka bagasoroma amahundo bakarya. Ntabwo ari ikibazo cyo kwiba buriya. Ntabwo cyari ikibazo cyo kwiba. Yego. Kuko ibi byari byanditswe mu mategeko ya Mose. Ayo Mose yari yatanze, reka wenda abantu duhuriye mu gutegeka kwa kabiri. Yego. Igice cya 23 umurongo wa 26. Ku murongo wa 26 haranditse hati: nujya mu masaka ya mugenzi wawe. Bahise bahuranya ko ari amasaka. Nujya mu masaka ya mugenzi wawe agihagaze, wemererwa guca amahundo. Yego. Ariko ntuzatemeshe umuhoro imyaka ye. Mva birasobanutse. Rero ntabwo icyo si cyo cyari ikibazo. Biranagaragara ko atari cy'abafarisayo nta nubwo ari icy'abafarisayo wenda bari bamureze. Ntabwo yazamuza ingingo y'isabato mu iri tegeko ryo bari basanzwe barizi yuko Mose yari yararivuze. Yego. Ahubwo bari bashingiye ku mugenzo wabo, uwo undi bari barandikiye igitabo cya Talimudi. Wenda ibyo mwarabirebye nawe, byerekeranye n'amategeko bari barashyizeho, by'umwihariko ku ngingo y'isabato ko yari yararemerejwe mu buryo butari ngombwa. Ariko bari bemerewe kuvunga amasaka mu ntoki akayarya, kuko Mose yari yarabivuze. Yego. Ariko hano muri Luka igice cya 6 hakomeza habivugaho. Yego. Yesu akomeza avuga ati ku yindi sabato uko byaje kugenda. Umurongo wa 6: nuko ku yindi sabato yinjira, titirira umutwe uratubwira ngo akize umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'iki? W'isabato. Ku munsi w'isabato. Nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha. Ka kamenyero ka Yesu karakomeje. Ni ku munsi w'isabato. Kwibera mu isabato. N'ubundi yinjira mu rusengero arigisha. Asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato. Yego. Babona uko bamurega. Ariko amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati: haguruka uhagarare hagati mu bantu. Yego. Arahaguruka arahagarara. Amen. Nuko Yesu arababwira ati: ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica. Icyo kibazo yababaje. Kandi abari kubaza niba abandi bafite umugambi wo kumugenza, nkuko babitubwiye, ngo bazagera ubwo bamwica. Akabaza ati ese none ku isabato ari ugukora neza no gukora nabi, ari ugukiza no kwica, niki cyemewe? Niki cyemewe? Yego. Abararanganyamo amaso bose abwira wa wundi ati: rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kugenza gute? Kurakira. Amen. Ariko hari n'ikindi kibaho muri kino gihe gishingiye ku narige y'abantu. Aho umunsi w'isabato abantu ahubwo bawugize bizinesi
babyitirira umurimo wo gukiza Eric, icyo nacyo kirahari. Niba ari umuganga, amafaranga yakoreye ku isabato akwiriye kujya mu kigega cy'Imana. aha ni umukozi banzi yaba ingingo igibwaho impaka cyane y'ibyemewe gukorwa ku isabato n'ibitemewe. Ariko umugani hari abantu bakora umurimo bahemberwa, bafungura bakongera bagafunga ibikorwa byabo ku munsi w'isabato. Barahari. Icyo kintu uvuze kirakomeye rero. Ayo mafaranga bakorera akwiriye kuza akajya mu kigega cy'Imana, kuko umunsi w'isabato Uwiteka yarawikubitiye araweza ngo abantu bawuruhuke. Niba wakoze igikorwa cyo gukiza, kiremewe, ukwiriye kugikora, gutabara ubugingo bw'umuntu. Ariko bitari uguhembesha ngo ariko wihembesha ngo uce ibiguzi. Kandi uca ibiguzi ubwo se utandukaniye hehe n'iyindi minsi? nta tandukaniro ryaba rihari. uwo munsi ni uw'Uwiteka, ibyo nabyo ni iby'Uwiteka, bijyane ubishyire Uwiteka, bishyirwa mu bubiko bw'Imana. Abo bantu banavurirwa ubuntu, cyangwa se ishyiraho gahunda yo kuvurira abantu ubuntu kuri uwo munsi. Ntabwo byoroshye. Ndi kubibona ko utwereka ko mu murimo wa Kristo naho mu bitangaza yakoraga bya buri munsi harimo yuko byari akamenyero ke rwose kwibera mu rusengero, guterana, gukiza. Nicyo wari uzamuye noneho byerekeranye n'imirimo igikorwa ku munsi w'isabato. Uravuga iki kuri uriya murimo wo kuvungura ibyo kurya? Nibyo koko Dawidi yariye imitsima, ariko nanone ntabwo yahoraga yiriye kubw'impamvu. Ese nta rindi somo twagakwiye kuvanamo kuba aba bantu bo ku isabato baragiye kuvungura amasaka bakayarya? Ese tubigira akamenyero rwose, ntacyo bitwaye? Ngewe nkurikije icyo cyitegerezo cya Dawidi Kristo abahaye, si uko byari ibintu bisanzwe ko Abayuda, abantu bakomoka kuri Yuda nyine bajya kurya ibyo kurya byagenewe Abalewi. Urabivugaho iki ku by'iyi ngingo yo gutegura amafunguro, yo kwitegura isabato? Nicyo bivugaho. Ibyanditswe byera birabihamya igihe isabato ukwiriye kwitegurira. Yego. Duhereye wenda mu bitabo byanditswe na Mose, kaduhere mu gitabo cyo Kuva. Yego. Kuko ibyerekeranye n'imyitegurire y'iri tegeko Imana yari yarabivuze uhereye gatanga ka mbere, cyangwa se uhereye mbere na mbere. Uhereye mbere na mbere Imana yari yarabivuze. Nk'iyo urebye mu Kuva igice cya 16 uhereye ku murongo wa 22. Yego. Ku wa 6 bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bagenza gute? Bateranya. Yego. Ingero ebyiri za omeru z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babibwira Mose. Yego. Arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yejerejwe Uwiteka. Amen. Mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike, birare bigeze ejo mu gitondo. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagurunyo na rumwe. Mose arababwira ati, uyu munsi murye ibi kuko none ari isabato y'Uwiteka. Amen. Uyu munsi ntimubibona mu gasozi, mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa 7 niwo sabato, kuri we ntibizajya bigenza gute? Biboneka. Maze ku wa 7 bamwe mu bantu bajya kubiteranya, bagenza gute? Barabibura. Maze Uwiteka abwira Mose ati, muzagezaho kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nagenje nategetse.
byumvikane ko hariho gahunda yo kwitegura isabato ishushanyije neza mu mategeko ko abantu bakwiye kugira umunsi wo kwitegura isabato, ariko turabona abigishwa bo bataragize ayo mahirwe yo kubona umwanya wo kwitegura isabato, ariko Kristo abemerera kuba bavungura amasaka bakagenza bati bakayarya kubw'impamvu yuko nta myiteguro bagize y'isabato. Imana irababwira ngo dore ubwo Uwiteka bahaye isabato, nicyo gituma ajya abaha kuwa gatandatu imitsima y'iminsi ingahe? 2. Umuntu wese agume ahari, ntihakagire umuntu uva ahari kuwa karindwi. Nuko kuwa karindwi abantu bararuhuka. Ngira ngo kimwe mu bitangaza bikomeye byabayeho kandi bivugwa na Bibiliya ni iki kivuga mu Kuva igice cya 16, aho abantu bamaze imyaka 40, Bernard Banza nta myaka 40 ufite, bagaburirwa n'Imana, batoragura manu mu minsi 6, byagera kuwa karindwi bakabona ntije. Mu cyumweru cya mbere bigenda gutyo, icya kabiri bigenda gutyo, ukwezi kwa mbere bikomeza gutyo, amezi 12 arashira, imyaka irashira, kugera ku myaka 40, Imana icyubahiriza isabato mu gutanga ibyo kurya bya manu bibasha guhaza abantu bari batangiye bambutse bagera muri 2 miliyoni. Urumva bamwe baravukaga abandi bagapfa, sinzi uko statistique bari bagezeho mu myaka 40, ariko bariyongereye ibyo ari byo byose. Imana icyubahiriza iyo programme yo kubahiriza isabato. Ngira ngo n'abantu badatekereza ku isabato bari bakwiye gutekereza kuri iki gitangaza, kuko ni kimwe mu bintu bitangaje cyane bivuga mu byanditswe byera, uburyo Imana yatunze Abisirayeli mu butayu. Hari ikintu wigeze gukomozaho muri Yesaya igice cya 58. Reka turarike n'abantu tuhahurire iryo somo turisome. Yego. Yesaya igice cya 58. Yego. Reka dore ku murongo wa 13. Nuhindukira ntukandagire isabato. Amen. Ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza. Yego. Ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Birumvikana ukuntu itegeko ry'isabato ryagutse cyane rwose. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ngo bari umunsi umuntu yabonye wo kwinezeza. Ubu muri kino gihe hari n'ibintu bisigaye byaradutse, aho abantu bumva yuko wenda ku isabato ikigoroba ari ukujya gusura ibyaremwe, ariko noneho ukagira ngo ni umunsi noneho abantu babonye wo kwinezeza. Yego. Ijambo ry'Imana ryagiye rigaruka kenshi ku byerekeranye n'ibigirwamana, biba ku byerekeranye n'amafoto. Akenshi abantu bagashaka kamera mwiza, akaba ari bwo babonaho kujya gutembera mu byaremwe, wo kwifotoza amafoto atandukanye. Ubwo abantu babaye ibyigenge rero, cyangwa se barimo barishakira ibyo kwinezeza, kandi Bibiliya ivuze ko abantu badakwiye kwishakira ibyo kwinezeza kuri uwo munsi cyane rwose. Nuko ku murongo wa 14, uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kagenje gute? Kabivuze. Niko kabivuze. Iyo turebye nanone muri Yesaya igice cya 56, yego, Yesaya nawe abigarukaho. Ntabwo isabato ari iy'Abayuda. Bamwe bivuga ko ari iy'Abayuda. Ntabwo ari iy'Abayuda.
uyu ni umunsi w'Uwiteka yikubitiye yego. ngo umuntu yaremye Mm. amuramye kuri uwo munsi. Amen. Kereka niba abayuda aribo baremwe bonyine Oya. abandi batararemwe. Cyakoze hari n'abasigaye bizera ihindagurika, bizera yuko wenda hari baturutse ku kantu. Abo ngabo ntibaramya Imana nyine ku munsi Imana yashyizeho igomba kuramirizwa. Ariko we niba wiyumva ko waremwe n'Imana, ukwiriye kuramya Imana ku munsi yashyizeho abantu bakwiriye kuyiramiriza. Yego. Umurongo wa 6. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka, bakamukorera bakunze izina rye. Amen. Bakaba abagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntagenza ntayice, agakomeza isezerano ryanjye. Abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa. Amen. Bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'iki? N'amahanga yose. N'amahanga yose. Amen. Mbega mu makuru meza, bivuze ngo isabato, abantu b'Imana twaganiriye mu byigisho byatambutse byagarutsweho na muvandimwe Praise tusuzuma iby'amasabato, ko hari itandukaniro ry'amasabato n'isabato. Mu gihe amasabato yari ay'Abisirayeli agendana n'iminsi mikuru n'imihango bagomba gukorera i Yerusalemu, isabato biravuga ngo n'abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka, bakokorera Uwiteka bakunze izina rye, bemerewe kuruhuka isabato. Bagomba kuyeza. Amen. Tuva ari amakuru meza utubwiye. Tutarajya ku musozo muvandimwe, tuganiriye byinshi kandi ndagushimira kuri aya magambo uduhuguje yerekeranye n'imibereho ya Kristo ndetse n'isabato. Kandi iki cyigisho cyangwa se iki gitangaza cyagarutsweho na Matayo, kigarukwaho na Mariko, kigarukwaho ndetse na Luka watuganirije mu gice cya 6. Ariko hari amagambo nifuza ko nakongeraho kuri ibyo maze kuvuga. Mariko iwe yanditse, Yesu ngo yababwiye amagambo ku murongo wa 27 w'igice cya 2, niwe iyo nkuru ivugwa gwera ku murongo wa 23. Ariko kubw'igereka nsoma umurongo wa 27 cyangwa se ndetse ndawusomana na 28 nubwo Luka nawe yari yawuvuze. Arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'isabato. Mbese ibyo bisobanuye gute? Badufasha iki kumva iri somo ry'uko isabato yabayeho kubw'abantu? Warukomoje ko atari abayuda gusa, ahubwo ni abantu muri rusange. Mbese uko Yesu arashaka kugereranya agaciro k'isabato n'abantu, tubyumve gute muri iri somo? Yego Erika, twarabibonye tugitangira ibi byigisho. Yego. By'umwihariko turebera hamwe mu itangiriro igice cya 2, uhereye ku murongo wa 1. Wenda twasubirayo tukahibutsa abantu. Itangiriro igice cya 2. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kugenza gute? Kuremwa. Birangira kuremwa. N'umuntu yari arimo, yari yamaze kuremwa kwa 6. Yari amaze kuremwa. Reka yenda dusubireho inyuma ku murongo wa 26 w'igice cya 1. Yego. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Agira ishusho yacu ase natwe, kandi uyu muntu ahabwa ubutware bwo gutwara ibintu byose Imana yari yagenje ite? Yari yaremye. Imana yari yaremye. Ijambo ry'Imana rirakomeza rivuga riti atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi.
buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. yego Maze kuri uwo munsi wa gatandatu ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira kugenza gute? kuremwa. Birangira kuremwa. Mhm. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yakoze. Imana iha umugisha umunsi w'isabato igenze ite? iraweza. Iraweza. Iyi sabato Imana yari uhakanye n'umuntu yari imaze kurema, warabitweretse ko yayimuhaye nk'impano. kandi iyi ni impano yari imuhaye uko nawe yari gukorera ingobyi ya Edeni. Iryo tegeko twararibonye, Uwiteka Imana irimuha yego ngo bahingire ibiki, ibiri muri iyo ngobyi bayikorere, bayirinde. bayirinde. Ku munsi wa karindwi umuntu nawe agomba kuruhukana n'Imana, warabitweretse. Yesu abwira abantu turi abantu, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu sibo babayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Ibi bintu byose byari byaremewe umuntu ngo abitware. Amen. Nicyo twabonye mu gice cya mbere umurongo wa 26. Ikibazo cya nyuma, haba Mariko, haba Luka, haba ndetse na Matayo basoresheje amagambo ya Yesu Kristo avuga ngo umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Bisobanuye iki ko Yesu ari umwami w'isabato? Mbese umukristo wizera Yesu Kristo, umwami w'isabato nyine, akaba avuga yuko ari umwami we, bivuze iki ko Yesu umwami we ari n'umwami w'isabato? Urakoze cyane Eric ku kibazo umbajije. Icyo bivuze ku mukristo wita Kristo ko ari umwami we, no kuba no Kristo yihamya ko ari umwami w'isabato, bivuze ikintu gikomeye cyane. Yenda twacyumva dusomye mu Baheburayo igice cya 4, icyo Pawulo avuga, ubutumwa bwiza uko bwanditswe, nako urwandiko rw'Abaheburayo, Pawulo yandikiye Abaheburayo mu gice cya 4, hari umutwe utubwira ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Amen. N'uburuhukiro Imana yageneye iki? Abakunzi ba Yesu, abizera Imana, bizera Yesu. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, yego, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Ese amagambo arumvikana? Arumvikana rwose. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze ati narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo, imaze kurema isi. Umurongo wa 4, kuko hari aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire iki? Imitima. Ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa baruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uruhukiro bw'iki? Bw'isabato. Bubikiwe iki? Abana b'Imana. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yagenje ite? Yaruhutse imirimo yayo.
nyamara kenshi abantu iri somo bararyifashisha batekereza yuko ubwo Imana yatoranyije undi munsi wenda hari w'Isabato. Oya, ni umunsi wo kongera kuruhura Abisirayeli, kandi yabaruhuye ite? Kubwo kwizera no kumvira isezerano ryayo. Ariko ntibaryumviye ba sogokuruza wabo. Niyo mpamvu uburuhukiro Imana yari yaryenye batigeze babwinjiramo, kubera ko batumviye. Ku murongo wa 3 arabivuga. Ariko kubumvira Imana uyu munsi haracyariho uburuhukiro bw'Isabato yageneye abumvira Imana. Amen. Ubwo bivuze ku mukristo ko kuba Yesu ari umwami w'Isabato, Isabato imureba kuruta uko itamureba. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kubwo kutumvira abantu ntibazinjira mu buruhukiro bw'Isabato. Kandi abantu nibumvira bazarya ku byiza byo mu gihugu. Amen. Muvandimwe, urakoze cyane ku ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyatwerekaga mu mibereho ya Kristo, wahereye hirya rwose ku babyeyi be, uko bari abantu baramya Imana bakabitoza uwo mwana mutoya akabikuriramo kugeza ubwo abaye umugabo, atangira inshingano yamuzanye mu isi yo kugaragaza imico y'Imana mu bikorwa ndetse no mu nyigisho yigishaga, ko yakomezaga Isabato ndetse akihamya ko ari umwami w'Isabato. Bikaba ari inshingano y'Abakristo ababereye umwami kugendera no mu Isabato nayo. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Sinzi rero icyo wongeraho ku magambo umaze kutubwira, hanyuma uradusoreza n'isengesho maze ducumbikire hano. Murakoze cyane Eric, reka tugane ku musozo, ariko ntanga irarika ku magambo ari mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 10. Ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye, n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya, n'urukundo no kwihangana, no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi, n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Kiyoniya n'i Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Umurongo wa 12. Yego. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagenza gute? Bazarenganya. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya kandi bayobywa. Ariko wowe ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije. Amen. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Bigenza gute? Bibasha kukumenyesha ubwenge. Bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira iki? Agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Aya magambo niyo dusorejeho mwirarika mpereza. Tuzabirebera hamwe wenda Imana nibishima ku cyigisho gikurikiyeho, uburyo Isabato mu magambo aheruka ya Kristo yongeye kuyigarukaho nk'ingingo igomba guhinduka ingingo y'ingenzi mu rugamba ruheruka. Ariko Pawulo nk'uko abivuze abibwira Timoteyo, uko Pawulo yihanganiye akarengane ahorwa ijambo ry'Imana, ararikiye Timoteyo amubwira ngo akomeze ijambo yumvise. Kandi iri jambo rigume muri we. Kandi nk'uko yabitojwe uhereye mu buto, yamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumumenyesha iki? Ubwenge. Muvandimwe, nicyo nkwifurije. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu bubane namwe mwese. Amen. Amen. Dusoreze n'isengesho. Reka dusenge. Turagushimye cyane mwami wacu kubanye natwe, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Niwe watanze iri jambo
ngo ritugirire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Uhembure imitima yacu kandi reka kumvira kwacu kugendane n'amagambo tuvuga, ngo tubeho tudafite umugayo imbere yawe. Amen. Reka abatureba babone imirimo myiza yacu bahere ko baguhimbaza. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, kandi tugushimiye yuko ijambo ryawe rizagira icyo rikora mu mitima y'abaryumva n'abazaryumva, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imitima y'abaryumva 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 Amen. imitima y'abaryumva